Ngiye nayamarana igihe. Mu rugero. Vuga ati mpamvu nayamarana urugero ni iki ngiki. Ubundi bisaba kuba ufite intego. Hari umuntu reka nkwereke nk'urugero hari indaya ibimazemo nk'imyaka nka 10 sibyo? Yego. None ugasanga nk'indaya imaze imyaka 5 yaramukoranye kandi bose bakora amafaranga angana. Wa wundi aba akunda ko shitani yaratugose. Nese ubundi ahubwo se mubizi gute ko shitani n'Imana babaho? Abaho. Uvugishije yuko Imana iriho. Sinyizi. Sinanayibona. Ariko nyibonera mu byiza inkorera. Nkomo nk'urugero. Kumva ngo umuntu umuvanwe bere hanze. Isiaka marya ngo ibiganiro byawe tugezeho byishyuye bitandukanye buza abantu n'ibintu ugira gutya na gutya kibazo. Tumva na ibintu biba birenze. None se kwihangira umurimo kwanyu no kwambara bose cyangwa ari mama umeze nkaho ari brand muri murekana yo mwicuruzamo cyangwa wabakinera online niho yababonera. Yes, nyangusuza kandi zire komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye urasirazuba irengerazo amajyepfo amajyaruguru of course mwenyene nitwa cheke chu Isiaka ndikino n'abana ukina n'abanyina nsura batandukanye mu cyo gitandukanye simanganya inkuta nasenye ntanga isana mitima kubankurikira urabamagana Ikigali ni 5 Isiaka TV mukore subscribe hose niko bimeze cyoko kanama naramwakira mbabarira Kigali hari abana Kigali hari inana uze nibyo mvuga ariko mu kanya gato muraza no kugenda mubona mu kiganiro mumubona hagaze fresher zose ari zose tambuka kure burya tambuka nuko tugiye kuganira muri stories zitandukanye nari maze iminsi nifuza ko mutumire ko kwakazi yabafite kajya gatandukanye nagajya kona kuboneka ariko namutumiye muraho muraho neza bakomeye cyane ni wane ni mwebwe ni twebwe yari umuntu uvuga ngo ni twebwe ariko urebyemo gato dusa nkaho ari twebwe oya ahubwo ngiye babona ari twebwe ariko twisize nko mu rugo akanya gato yego turashize none ngo twishize mu rugo akanya gato ubwo shatwa twebwe twishize mu rugo akanya gato nisize wowe wishize mu rugo akanya gato wenyine cyane undi muntu aya nundi muntu so marasigara nyene ntabwo biba umuntu nkawe cyangwa umuntu nkanje aya umuntu nkawe ubwo no umuntu nkanje okay ubwo mwishize ahantu mu rugo nawe nundi mujama yego abari mu Rwanda mumeze mute ingabo z'u Rwanda mumeze mute abari muri Sudan abari muri Saudi Arabia muri Oman muzamura amadarapo abarundi mumeze mute aba Tanzania ariko disa muri mujye mutwara ko muri kumwe natwe muzamura amadarapo United States Nyarwanda none navugisha United States abadukurikiye mwese nizera ko mumeze neza bajya batureba njya mbibona ariko muri YouTube cyane ugenda ukahita ubibona ngende ubibona muri comment ariko abanyarwanda bandeba 28% abo muri Amerika bakandeba 26% basi bazamwe bakandeba 100%. Abanyarwanda se cyangwa muri Amerika bura mu Rwanda muri Amerika mu Rwanda ni make ariko muri Amerika nibo bafite akamaro kanini ese mu Rwanda ko duhora ngo ndakwemera ndakubona ukomeza umfana habe n'amazi yakugurira aho nibibaho se niki babigiragira ntago babinoroshye hasaba wakitajye no mu kabako no mu kiganiro cyo kabanza kamwumva nimba bimeze niki bameze neza bameze neza shani cyane urasa neza arakoze ariko bati umwana w'inyamirambo gute ntategura shani abantu mu biryogo abantu mu Nyakabanda cafe Nyakabanda abantu bakora muri salon zitandukanye Mujamamwe nguzaze ngo nogoshirwa ruhara rwa use warohera oya twe duterago byori nango ibintu by'impara hoya muri salon nako byori nango uyubona yewe ko byori yadana inyuma y'amatwi yewe niki cyane ariko ni sawa bakwitande nimba ntabangarire okay ni twera Naomi wera Naomi yeah so Naomi tujye kuganira ku bintu bigera muri batatu
hari ibyo tuza kuganiraho tukareba ko tuza kubihutse ntitubihuze. Turagaruka kuri video z'abakobwa mujya mugendana maje kubona no hanze. Turi ku Isimbi baramuzi iyamaje ko Miss Rwanda. Statize akubita icyo bita iki urunu. Nabakikubita rwose mu baramujugunya. Sibyo? Ni inshuti yawe. Ari n'umukobwa twa Jackie w'inshuti yawe. Muri no Miss nawe asigaye yifotoza yambaye ubusa agashyira ikiganza hepfo ku mabere n'iki cyagafata imisatsi ye yamesha agashyiraho cyagafata agatambaro ukuntu ka move ukuntu n'iki. Nawe amafoto ntabwo barabona ko bagomba kuzayabona. Murabikorera iki bino bintu? Ubundi nyine urabona ko leta yavuze ngo twihangira imirimo. Rero umuntu akujya mu muntu agiye gutega ku muhanda. Urabona iyo unyuze nka Cosmos usanga nk'abakobwa bitanditse ku muhanda. Ariko twega kujya mu muntu agende ajya kwitandika ku muhanda. Biriya bintu iyo bikoze bakakwera ubuceri. Nta birenze birimo ariko. Komeza nta kibazo. Tumva nta bintu biba birenze. None se kwihangira umurimo kwanyu no kwambara bose cyangwa ari mama umeze nkaho ari brand muri murekana yo mwicuruzamo cyangwa wabakenera online niho yababonera? Nese iyo umuntu akwatse nk'aka video akakubwira nkomereza aka video ndagukubita nk'amadolari 200. Wakareka. Ka video kaburi kameze nka gute? Uri gukora nyine uri kwerekana ubusa. Wakareka. Niki. Kandi ubwo n'abadiaspora ko nibyo bintu cyane. Ibaze niba umuntu ari hanze akakubwira onyohereza video ngenda kwishyura. Ntabwo wakanga kuyimuhereza. Bari wabikoraho. Wajya kumbwira ngo rimwe se, kabiri se, gatatu. Oya nabyo ndakora. Wabikora? Nabikora da. Ubwo wambwira ati impamvu ngiye kubikora no kubera ubuzima. Kubera ubuzima. None se ubuzima bugusuzuguza cyangwa bugutesha agaciro n'ubuzima bwo bwiza? None se niba ukoza ku kantu wowe ukabona amafaranga. N'ubundi uwagukunda yagukunda ntabwo yagendera kuri bya bindi. Tumva ibyo nta n'ikintu byaba bitwaye. Icyambere n'amafaranga mani. Uri umukobwa. Cyo nicyo cyanditse. Ukeneye kuzabyara hungu na kobwa. Sibyo? Ushatse umugabo. Wena ntago yabonye ibyo byose. Mu mana tuvuga nk'umwaka. Abonye video uri muri ikinisha cyangwa wambaye ubusa ahantu runaka. Yego. Arakubwira ati burya nibeshye gushaka. Ishitani naze mu nzu naga ari umuntu. Bucyano ku ruhande. Urumva utawe urusenye kwera ibyo wawe warakoze zangaruka zikakugarukira. Hoya ariko gushaka umugabo nta nubwo ari ukuvuga ngo gushaka umugabo ndumva atari ibintu bya danje. Icyambere n'amafaranga wowe. Wowe urumva ngo nta gaciro ko gushaka. Icyambere n'amafaranga. Ubugiye kumbwira ngo ushaka umugabo ngo stress, ngo ushaka umugabo ngo akagutoteza, ushaka umugabo akakubuza kajya kwambika ibitenge. Kajya wambara ibitenge mu rugo. Yo. Kandi ubu wambaye isurubeti yawe. Ibaze none nambaye igitenge. Ntanumwe cyambere. Ntanumwe cyambera wapi. None se umuntu atinya ni tuvuge tureka ingaruka wenda z'umuntu wavuga ngo ukina gutya. Ntago ushobora no gutewa ati ese mama wantwise amezi 9 akambyara akandera akanyishyura amashuri ukina gutya ati ibingibi urumva mba nkora ibizamugenga ingaruka meka bati nta mwana nabye kirumva. None we ntayarya hose ndamutse nyabuze se ni twashwana. Ndamutse nyabuze twashwana. Amafaranga baye mu none ababyeyi bikigiye bateye ubwoba. Ntabwo wabishinga. Ngo ki? Umubyeyi yumwimye iyo akwapse amafaranga akayabura hazamo beef. Ariko iyo yamuhaye icyo aho waba yakuye ntabwo bimureba cyambe n'amafaranga. Wasambana? Ibyo bintabwo bimureba. Papa mwana wanjye se ko niki navuze iki wanyohereje amafaranga? Yego. Nta mafaranga yo mu mwanda ariko. Nuko bitarakubaho ngo umubyeyi aguhamagara kubwa ati nkeneye amafaranga yanaye. None umubyeyi ati ntayo mfite. Wangiye mama wanjye niwe mfite wenyine. Siko narakara. Niwe mfite wenyine ko mama wanjye manzi ko ari itegeko. Kuba ari cyo namuha nyifite. Ubwo nagifite sinakimu. Ariko ngiye mama wanjye amafaranga ravanya ahantu abe sinayamuha. Cyanye nayamuha. So abantu bamwe ngo y'amafaranga ngo muganga gakono ngo yagoye ngo racyafite yarashize ari namaki. Yarashize nakoze ikiganiro ndiko n'umujyama w'icitanye twa mu Rundi. Barangije baravuga ngo
ngase ngo amafaranga ngo wa mupfumu ngo yaguhaye ngo bayamuhaye sha yarashize pe. Ubwo urumva rero nanjye amafaranga mu nzira nziza ntabwo nshobora kujya gute gutaya mama wanjye ariko mu nzira mbi. Ese amafaranga yose ameze si amafaranga yose ni amafaranga nyine ariko reka ngubwiye n'urugero amafaranga wiciye umuntu kugira ngo yabone yego n'amafaranga ndetse n'amafaranga na leta y'u Rwanda urumva yasiye nanuza yakorewe no muri Benin nk'urugero yego ariko none uburyo yabonye si uburyo bwiza saga kandi ndimo ndacuruza umuntu ndimo ndavuga nageje ko tubizamema urumva ubwo nyabonye mbanye naravunikiye ariko abafana bamwe mu nzira nziza uziko na nitirembe ko kugira tuvugira urugero mutipa guhaye 300 asambanye cyangwa mu video wayerekanye ayo mafaranga mbwira ko ayamarana igihe ngiye nayamarana igihe mu rugero vuga ati mamu namana urugero ni iki ngiki ubundi bisaba kuba ufite intego hari umuntu reka nkwereke nk'urugero hari indaya ibimazemo nk'imyaka nka 10 sibyo yego none ugasanga nk'indaya imaze imyaka 5 yaramukoranye kandi bose bakora amafaranga angana wa wundi aba akunda kurya urabizi ko indaya zikunda kurya neza kurya kwambara neza ibyo sanga we akeneye kugira ikintu ageraho akayakoresha neza ati nimba ari restaurant 500 arira muri cyatanu muri iryo cupa rimwe agasevinga gusa ko nanone ushobora kuba utunze amafaranga n'ibiki ugapfa nk'uwiyime hari ikintu cya mbere ni ubuzima cyese ukoreye make ubuze wajya gusambanira 5 bikazavamo 5 yo none 5 ibirayi bigeze kuri angahe Kenisi usinyuza Kenisi ati ngewe ndayamanitse mvuye ku birayi urumva sinze ko ikiro cyatanu ahubwo ibaze ko usigaye uva guhaha ibirayi umujura akagukurikirana kubera bisigaye bihenze kabati sha ugiye kurya ibirayi ugiye no kurya ifiriti ngiye nimo ndarya kawunga n'iki akabyiba no kuvuga rero ubwo ngubwo umuntu utatera imbere ni wa wundi utakorera utakicuza 5 baswa ya managinga ubwo nka yose ambane nk'ibihumbi 100 n'urugero ushobora nko kurya ngaho gasevinga ngaho wenda ushobora bitewe wenda n'iminsi urimo hari igihe uri muri crise hari n'igihe bisanga ufite ikintu ariko iyo uri muri crise ubwo se ufashe 50 ukayakoresha utuntu two ku ruhande cyangwa ugafata 70 andi ukayabika urumva utazakira ahubwo yego so ibaze ko noneho ibyo bintu biba bidashira ngo uravanga urajya gushora ntushora no kuvuga batike kihoraho botike ugenda na itajyomba ariko hari igihe botike barabakiriye mwageze muri ya mezi ayaye buri kwezi se nago si iminsi 3 se iminsi 3 yatumukena ariko tukiraho ngo kuki mwese ari iminsi 3 iminsi 3 yatumukena Imana ashize ati umukobwa mu gihe cy'uburumbuke bwe ajya muri iminsi 3 shana nsinzi cyahuye n'ibibazo ahubwo Imana yabonye ko umuntu yahita ahomba umuntu ibaze biba nk'ukwezi cyo twahita tuba bakene byaba ari amate birangiye hase iyo botike ariko nabonye ngo indangamirwa wenda ndimo ndavuga gutyo abadukurikira n'umukobwa nago icuruza ariko turimo turagana kuri topic urumva y'abakobwa abantu hanze imyitwarire yabo ubuzima babayemo wenda remara bavugira mu gihe abo ngo batabasha kuzana n'umukobwa wigeze kuvuga ati ngiye nsezeye uburaya bitewe n'icyo kazungu kuri abana b'abakobwa iminsi ibyo ngiye kubona arimo arishize umujyaho wajya gahe ngo wicugutira se ngo uri amasenkani urumva uwo nawe urumva akazi kanze ku karanze bati nzagakomeza mpaka tinagatewe nubwo bona kazungu kazungu mu kanya turimo turaganira tuvuye mu rubanza rwe ibyo mwakurikiye mwarabikurikiye nta kibazo so reka twigira ahandi tuve kuri aho ngaho abantu mukura muri salo guhera kuri kesi kugeza no kuwoza mu mutwe bajya basambanyirizamo ariko nanga ari bo aya makuru yayo ukora muri yego ukora muri salo VIP
n'abadukurikiye wenda kuri screen ndaza gushyira nomero yawe n'abadukurikiye ni umukobwa uzi gusuka gusokoza kudefiriza akorana massage kuri babagabo rwose imitsi yagiye ikihinahina n'ibiki na body to body na body to body n'iki byose aba ari tayari usabwa wagushaka yaguhamagara wenda ukazabimufashamo ngewe njya mpaze ndabizi byabura nimunanyishyura nzahaza kirangantego cyawe uzaze tugukubite ngo byore so imbogamizi mukunda guhura nazo ni izihe ko nzi ko njya numva ko ari ahantu mujugunyaniramo cyane ngo ubungubu dupuridanse mu mwaka tumutse hejuru kakaboro gashyushya amazi ajya bakita gute ahubwo ngewe bibaze ko nashaka kubwira bosi akazagura nk'ikarito akayishyira kuri kese yego akayishyira kuri kese kugira ngo batazadutera ubwo habonetse rogi za make za make ntabwo bishyuza ejo bundi nagiye muri sara ahantu hano hakurya nashatse kuvuga niyo kubona muri maranyogosha nguma abantu bose bakajya barebana nkavuga se mwakabyara byageze ariko aho hantu abakobwa bakurira mu mutwe habarimo ajyamo uturyango dufunganye n'abafunga maze kumva ijwi rizamuka rikomeza rivuga baza umuntu wanyogoshaga tise biti tibi bikono rwose byoza mu mutwe kiramfashe shati buriya nyine urabyumva nyine umukobwa mugeze ari ku ruhande ariko ngo igihe ngo uwo muntu ngo wamwogereje igihe umuntu wamwogereje ndi kunganje ni mu kiganiro ngo igihe umuntu wamwogereje uracyarimo uramwoza mu mutwe kana irimo none barasohotse bana bona umujyama yahagiye umuntu arimo kubika umutwe kandi avuye gukara ariko babajyama baho bari babizi uwo muntu bamaze koza aragenda babwira umukobwa ati sha maze gusaba ngo hoya maze gusabana ngo hoya muko hafi atajya yasanga prudence ahantu bitavuga ati no sara sinzayigarukamo man uri mu kazi urimo nanasambariramo bya bintu birakwiye sha nyine biriya byo ntango biba bikwiye wenda mwahana prodi aba ati turaza kubonana amasaha nayo sibyo ariko nanjye nakubeshya aho nkorera hari umuntu wigeze kubikora none wowe nubwo twari tubizi twabimenye ari uko twinjiye mu cyumba kiri kunuka abatsi cyumba kiri mu biki ariko nyine biriya ntabwo biba ari byiza imbogamizi noneho murana zo nizihe ahubwo nanjye ikintu nshaka kukubaza ubundi abagabo baza koga mu mutwe no gushyukwa bihuriye tuvugije ukuri none burya umugabo n'umugabo n'umugore n'umugore umugore nk'ungu yo mugore wanjye nkozeho mitajya mu bicu ngavuga ati cyane ubundi naragukoye nkabati n'ubundi naragukoye urumva ayanjye natanze ntabwo apfa ubusa ziri ko yanambyaye n'impanga avuga ati umugore wanjye kunkuraho n'ibyishimo n'umunezero imana nanjye nagukunze ni ukuvuga rero ntabwo wahuza umukobwa n'umuhungu nta kintu bapfana ngo nunange nkore mu mutwe hari ukuntu ngo kunabagabo ngo bafite ngo bwoya ngo mu bitugu yakora numva gukuramo agashati nyine ntaki ugakuramo kakamanika tom amashanyarazi aragukubisa abantu impamvu ndabivuga hari ukuntu wari umbwiye ngo abagabo ngo kukibigene gutya urumva hari abantu bagiye bambwa ati niwe mu masaro umukobwa akigukora kikumasa nayo icyo kintu mba nshaka kumenya icyo ari cyo nyine abagabo erega umugabo ni umunyantege none ko bamwigisha abantu badanye njye nagukora ugahita ugira sante wapi ariko umugabo ariko rero abantu bajya muri salo nabo kwiyogoshesha n'ibiki bagende gake uzi ko ari ahantu usanga ari ahantu umuntu akuye ibirwara atazi n'inda zitateganyijwe kubera ko akenshi ubundi muri salo nta kondo muzibamo sibyo niba bagiye ukarya bakariye gutyo bango ya danja ahubwo kandi noneho yihuta abo nkibaza uwo mugabo gute abarangiza vuba vuba uzi ko mo hariya nta n'iminota 15 umaramo nta n'itanu kubera iki se kubera impamvu barimo bariwe iyo umujura bagira vuba vuba
Wese koza mu mutwe ntabwo bitwara iminota 10. Warangiza ukabuturanye n'umugore uzi umugabo wo kuntu ameze, naneza akajya akubwira sha umugabo wanjye njyewe umugabo wanjye ntabwo yanca inyuma ntibibaho. Ugahita umenya ko n'ukuntu atera rimwe akira ku muryango. Niyo mpamvu rero usanga ikambwiriza ukuri. Urumva? Hari abagabo benshi urumva basama n'abakozi babo. Mabuje agiye ku kazi, databuje ataje saa sita yaje kurya mu rugo. Databuje yamugiye hejuru. Umugore agatanga papa bebe ngo gutya na gutya. Byarangira umukozi nganga ikimara gose papa bebe. Cyangwa ukaba wiyemera ngo ufite nk'umugabo nguzi umugabo wanjye kunazi gukora ibintu. Wajya kureba ugasanga kameze gutya. Urabona naki. So abadukurikiye mujye muri commentaire tuganira impamvu turimo turaganira kuri ibi hano hanze abakobwa bacu ariko nagize amahirwe bashyingira bose aho ikintu kimpangayikishije mwishika wanjye nibishika wanjye ariko nabo ngira umwanya kubaganiriza n'abana barezwe bize bameze neza ariko bati Imana uzabarinde kuko abakobwa ari hano hanze shani da numshani muhanga sengisa zonyine Unarya amaturo n'amaturo. Oya ahubwo ngo hari amakuru nigeze kubona umugabo ari kuvuga ngo niba ngo kondomu ngo bisigaye zibagora ngo niba batera sida ngo ninda ngo nyine babirwara kubera ko kondomu ngo igura 100 kandi ngo niba mwavuganye 500 ukamugura n'inzoga 500 ngo nangwe uri gure kondomu y'100 biraba bibaye 100 kandi ufite igihumbi usanga ho Hombye igiheri cy'ijana ariko sister reka twebwe wenda abasenga nuko n'abantu basenga benshi babaye abatubuzi mu gusenga cyavuga abasenga baba batubuzi none bakubwira abapasteri uduturu none urabonye muri ADPR bazamura hari umuzungu wasabye imbabazi za bihehe muri ibaza ADPR ibaze despera none ADPR yo niyo isigaye ifite imico mibi kurusha ano madini mani yaje none ureba idarapo ryo batinganya bazamura we barimo barahimbaza mwe babibiriye barimo barazamura idarapo uriya muzungu wasabye imbabazi zambabazi n'izabihehe seki yabaye seki ahubwo umenya oya ADPR babyihisha muri iriya misatsi n'iriya myenda bambara miremire ahubwo umenya harimo akantu tugeze muri byabihe bibi nuza sawa Mana y'ukuri n'urukundo tabari torero tugeze mu bihe bibi Paulo yavuze kimaze Imana zana mwararambiwe mwari mwaba ntago muraba ahubwo Imana ihorana natwe ahubwo twebwe shitani yaratugose nese ubundi ahubwo se mubizi gute ko shitani n'Imana babaho uvugishije yuko Imana iriho sinyizi sena nayibona ariko nyibonera mu byiza inkorera nko nk'urugero kumva ngo umuntu umuvanwe bere hanze Isiaka marya ngo ibiganiro byawe tugezeho byishyuye tandukanye buza abantu n'ibintu ugira gutya na gutya kandi Isiaka managira ubatse rumva kiregura abana amata umugabo arakubona simwa muri abakobwa bangahe arakubona akanga uwundi akavuga ngenda shaka kuri none urumva atari uzana ubushinzi ariko aba yarobye none nese hano kuri kamera hari umuntu ubonye ikiganiro batisha uramukobwa namuremura ati namwiza panana bati namugubi tamubona seka neza yapana neza ati n'umuswe twanabasha no kujyana mu nzatu bigakunda ubwo nawaguyemo no muri saro rero erega Imana nago twese aduha igikundiro hari umuntu mama witwa mama wa Pambe iyo tuko namwe ati mbere yuko ukura buri kimwe cyose banduseke kambwira sa mubyeyi ko ushaje bite museka neza ibaza umukecuru ushaje nkuriye nubwo nigira mu bakecuru ariko nago kwe kumbwa ngo cyangwa impamvu ngo njya mu bakecuru urumva niko mambwira abantu ko bagomba kuyoboka abantu bakuze pana abana nk'ubu Titi Brown dukomeza kumusabira ubutabera abanyamakuru bose tumusaba ubutabera arimo ararenganwa ko tubyumva kuko mu myaka hafi atagiye gufungwa ariko mu minsi 5 y'agateganyo bavuga ngo yate umukobwa indango umwana ukiri mutoya
nyuma bakagusanga hari n'ibindi hari n'amakuru numvise ngo nasoga ngo naramuka agizwe umwere ngo bazamurasa ariko turi muri leta y'u Rwanda ariko ntabwo byakunda kwa Irene umunyamakuru ukora ku Nyarwanda wabivuzeho muri komantere bandika bati wa munyamakuru we nawe ibyo bintu uvuze ushobora kubizira no kwa Mutesi Scovia ndabyumva ngo naramuka afungwa ngo ashobora kuzaraswa nibyo numva ariko turi mu gihugu cy'umutekano na demokarasi buriya mu bantu babayeho neza mu Rwanda n'abanyarwanda ni twebwe kabisa aho ngo ngiye ikintu nibaza ko haje hariya ku Isange ko hahari bazagiye bagapima uwo mwana bakareba baramupimye basanga urumva ibintu byose urumva baramupimye basanga ibintu byose 100% nta bihuje birimo n'umukobwa ndayavuye rero bamurekure nese bari kumuri azaburana ejo tariki 21 z'ukwa 9 dutegereje kuzavuga ngo arasubijwa nka Ndimbati shaba no kuri bamurekure wenda byiza Ndimbati nuko yabyaye impanga wenda yakukiye bitandukanye urumva ariko arashubizwa kandi azahabwa ubutabera nuko yazahabwa ariko bazamwishyura n'iminsi amazemo bamwishyura azaregera nde nukuregwa wamubeshye suregwa ko beshe wari wabona ukurega ari uregera aba niho bikaze ubwo none se ubutabera bwa buri he none bwa buri abakado ubutabera nibo batubambisha nibo babwica none cyane uri hari ukuntu muri no minsi ari mu Scovia avuga ati nyakwa Perezida wa Repubulika kino kintu kijyanye n'ubutabera azakivugeho kuko abesha ari mu nzego zigiye zitandukanye barimo barica ubutabera siwumvise ejo bundi hari umuyobozi numvaga wari uri mu buyobozi ukuntu urumva avuga uburyo ngo uriya ngiye nkushana namwirukana ngagira ubugambo bwinshi ubu nawe yataye muri yombi kandi yumvaga intebe ari hatazayivaho ni nka abantu bakurikiye filimi ya Jumongo arebonye ndayizi impamvu bavuze ngo ingomirarura urigira umuyobozi ugira wadanje ejo n'ejo muri tucaho urumva ako ngereka nkubwire Perezida wa Repubulika ntabwo ari ufite ikibazo gifite abayobozi we abazi ko yabishyize mu buryo bano bayobozi bo hasi nibo babi cyane urashaka serivisi ngo udafite amafaranga wapi biba byapfuye mwese perezida uzibona ibibazo byinshi akemura iyo ugize amahirwe ukamugeraho ahubwo biriya byo yaje nko mu ntara iyo yagiye ariko abikora kenshi ajya bikora kenshi kuko iyo yagiye mu ntara bituma abayobozi bisubiraho ariko ikindi kintu dukwiye kurebaho ba bantu baha ijambo baba bahisemo kujya kuba bageze ikibazo kuri Perezida wa Repubulika baha ijambo uzi kugira ngo bagere hariya aba yarwanya ari umusore nabonye ngo bariye ngibye ngo yafashe Kennedy n'ibiki yagize amahirwe ahura na perezida mu kibazo yari afite abagize amahirwe ubundi byari ibibazo bikomeye kandi mu masegonda abakimara kubivuga byarangiye kare perezida wacu ni umubyeyi nese reba nk'ubu sibyo ngubu birirwa batwishyuza amafaranga y'imitekano sibyo ngiye ikibazo cy'umutekano nicyo kibazo mfite ko birirwa batwishyuza amafaranga y'imitekano buri munsi abajura bagatega abantu ayo mafaranga dutanga bayashyiraye ese uzajya kuzana umuntu wahoze ari umukozi wo mu rugo nta mwitozo ntaki ngagiye kurinda abaturage ko umukozi wo mu rugo ahubwo umukarani noneho uzagende nka nijoro nka saa sita nta munyerondo uzabona muzongera guhura saa 9 yasinze cyangwa muhurire muri karitsiye arakubwira ngo wampaye turuwasa wanguriye akantu utakamuha kandi buri munsi iyo utinze kwishyura bakujyana ukuraza ku kagari bacungana ari abanyerondo nzi urumva hari ahantu nta muri karitsiye hano za Mumena nanjye ariko baranyemeje nubwo nigira ngo ndi umutananirwa abana njye bamenya batarayasatuye banyicaje hasi barandambika ni ukuri kayonisha umutekano ariko nyine umutekano wenda ni itegeko sibyo ariko bazacunga abanyerondo be hafi ya bose baba basinze
bose hafi ya bose nataye muri quartier kuko nta munyerondo w'umurokore ubaho ntawe nta murokore barara hanze n'ubundi arara hanze ubundi abarokore bavuga ko Imana irari barinze nta murokore wajya kurara hanze ntibibaho ubwo irondo reka twisabire abari muri reserve force abantu bari muri baba bademobe urumva nibaze babakazi baducunye umutekano kandi hakibaho aba local defense abanyerondo mani umubona ni inkoni local defense zaracitse araba cyambaye urukweto kumanywa muhura iriya pantaro cyakoze yakuyemo ishati ipantaro yarengejeho agapira menya babona ari za pantaro zigezweho zifite imifuka ari kugenda yambaye nk'abagiye he atari mu kazi bariya ni inkubiswi zabuze amafaranga ntango bazi umutekano niki reka turabure inzego zitandukanye umuhanda uva Cosmos ugira mu Cyumbati Nyakabanda hariya Nyakabanda noneho baratwisha Nyakabanda urumva na hano Kimisagara ku gasoko urumva kuva kuri stade kuri Pre Stadium inyuma yayo kumanuka mu cyahafi urumva mu Gitega ibisambo urumva bijya kumubita icupa bamena umutwe ruhara rwararwanitse noneho bakugize nkanjye bakubisibuye ku munwa noneho nkibaza yajyaga gukubita ku munwa arwana n'iki nkacika mpaka amenyo hejuru y'agafone wiguriye make cyangwa waryamye watangiye amaturu hoya kunigana nako turimo turajya ku musozo w'ikiganiro so hari n'undi muntu yifuje ko nzaguhuza nawe uwo muniga ni wabyifuje ko nzabahuza so ubwo ngomba kuzabahuza reka dusore kuri kino kintu abakobwa bakomeze bicuruze kubera ubuzima cyangwa babireke bashaka indi mibereho ahubwo niyo yaba yicuruza abikora afite intego ntabikora ari kuvuga ngo kubikora nyine gutyo kimba mana bariya babikora ugasanga nta kintu na kimwe yagezeho nta n'umwenda afite nta rukweto ntaki mbona n'ubundi ariko ateye niyo mico yiwe ntango yamukuramo iyo ako wa wundi ubikora nk'urugero hari nk'umukobwa usanga aryamana n'abagabo nkabano asakosha de bonanza bagera kandi ari we navuga ko ari indaya iri VIP yo mu Rwanda kandi akorera agashyitsi ko nanzagira amakunda yafite ko ntayo tuvuge noneho tujye katekereza bugufiya nawe rero wenda tuvuge ko ntanzagira ako byibuze na aba mu nzu yego byo ngaho noneho reba bano bahagarara Cosmos sibyo n'abatagira hano noza bugisimete birinda bigera kugeza igihe abo nagwe yahagarara saa 7 z'ijoro tension ingoma y'indimirishyo nyine barahagarara ariko baba bameze nk'abari mu barira kuko iyo hanyuzemo tuko umutekano ni vuba ubu nta kimansuro cya saa 8 saa 9 urumva ubisoze yagwemo inshishi siko imeze kubera ko irondo ryivangaga n'ibisambo ariko n'ubundi barabagara ku mwana nyamama na tele na VIP ubundi hari abagenda bakajya kwicara mu kabari akigurira akantu akabari kuri table umuntu akamureba yambaye neza ako bari aba bambaye kamambi none se abantu maze imyaka 20 cyangwa 10 muri Burayi nta n'urukweto ariko ku isi kuno duteye tureshya nk'iza debeno kizacu kuno zimeze ariko zireshya se hari umukene hari umutindi hari ngo n'umuhanya niko nyambyumva urumva hari n'umukire ari na kungujomba ubwo wa mukire wafuningije wete kungujomba nese nimba umukara nakora hari bitatu bye urugero yagushakamo inda y'igihumbi kabatire ku mubiri wanjye uhumeke urumva nabwo nyine nuko none se ahubwo ngiye ikintu nyanibaza igihumbi kibimarira iki nibere ko kigurira nese ubwo ngo yakira abagabo 10 yakira abagabo 10 byagenda bite si ibihumbi 10 se cyo hari umukobwa wambwiye ati ngiye n'abagabo senkanira abakira yo waza ariko se reka nibaza abagabo 10 cyangwa 20 iyo ugiye kuryama bigenda bite cyangwa ugiye kwihagarika utayifite nabwo ubwo vanate ni umukire ushaka umuntu wishyura akajya ahungiza
we reka ngushimire hari icyo tutavuze twagiye tubicamo gusa sha mwihane ariko ababikora nyine babikora bumva nane bafite ubwo babyita ariko wenda ubikora avuga ati bikoze kubera ko nta kindi kintu mfite cyo gukora we ntaribi agire n'igihe abimaramo n'igihe azabiviramo ariko umuntu ubikora akabyara abana n'abana bagenda babyiga yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa agenda abyiga niho hantu usanga umwana agiye ku ishuri akajya abwira mugenzi we njya mbona mama abigenza ababyeyi baradohotse mu nshingano ngo zabo nabo njyamo nambivuga bahaye umwanya akazi abana barabibagira ahita amwirikira ku gikuta iruhande agahita yikorera ibintu mu gitondo umwana byose buriya none abana bazi ubwenge abana biciye ni danje bazi ubwenge ukora ibintu bareba asinziriye yisinziriye mwasoza agahita azamura fata kino ukavuga ati kino cyana kumbi cyarebaga nyine rero mu gitondo byose usanga rero ababikora gutyo wenda n'ubikora adafite intego abireke abikora afite icyo agiye kugira. Turabashimiye mwese mwadukurikiye mu kiganiro ni Kigali News 500 nitwa Isiaka manager na hostinze umwana w'umukobwa tuganira byinshi byetandukanye kuri kamera zanyu muzajya mumubona wenda rimwe na rimwe bitewe na business arimo inama ibitekerezo nyunganizi kuri screen hariho nomero ye wamuhamagara ukamuga ati ibyo yatangaje burya ntago ari byiza cyangwa ntago ari byiza nawe ukamugira inama nawe ukaganira nawe ushobora kumuhamagara umunyamakuru nawe ukamutumira mukaganira so umunyarwanda cy'umugani ngo wabwirwa benshi akumva bene byo wakoze mwakoze mwe mwese like share na comment subscribe ni ingenzi.